cyambere ni amakuru ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise. Utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda, numva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda, usumva radio bikumariye. Ubona ka radio kanje kaba ku musego, iyo amakuru ageze nzi saha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Sasa ni minota 45 twinjiye makuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye avugwa hano kuri Radio Rwanda. Muri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya yewe na Ferdinand Uwimana. Oreze kabiri gimaje gere ku banga bw'ibyuma turibanda kuri izi ngingo zikurikira. Aya makuru turababwira ko hari itsinda ry'abanyamerika riri mu Rwanda bakaba bifuza kuhatura no kuhakomereza ubuzima bwabo. Abatuye muri centre ya Banda hano mu murenge wa Rangiro mu karere ka Nyamasheke baravuga ko bari mu kizima nyuma yaho inkuba kubitiye amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba bari bafite. Mu karere ka Nyagatare ho abaturiye hagomba kubaka urugomero rwa Muvumba ruzafasha kuhira imyaka no gutanga umuriro w'amashanyarazi. Barasaba akarere kwihutisha itangira ry'imirimo yo kurwubaka kuko ngo batangiye kumva ibyarwo guhera muri 2018. Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi batangiye amahugurwa yo gusesengurira hamwe ibijyanye n'ingengo y'imari igenewe kurwanya imirire mibi mu bana. Mu ijwi ry'umuturage abo mu karere ka Nyagatare baratuganirira ku kibazo cyo konesha imyaka mu mirima aho bavuga ko ubu ngo cyavugutiwe umuti. Mbere hari urugomo kuko wahingaga nk'imyaka yawe wajya no kuvuga imyaka yawe ugakubitwa. Ariko ibintu biri kugenda neza kubera ubuyobozi bwiza. Akarengane karacitse karagabanyutse. Ubuyobozi bwashyizeho itegeko ko inka izajya ikandagira mu murima w'umuntu bazajya babara ibinono bya binono bakabirihirira byakandagiye mu isambu y'umuntu. Hanze y'u Rwanda muri Ghana abaturage barenga 17 bari mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Ni mu gihe umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yatanze inkunga y'ibihumbi bisaga $100 y'Amerika niyo gufasha abaturage bo mu Mozambique bakomeje kugirirwaho ingaruka n'ibitero by'iterabwoba bibera mu majyaruguru y'icyo gihugu. Hamwe n'amakuru y'imikino tubafitiye ni mu kanya ku buryo burambuye. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi batangiye amahugurwa y'iminsi 2 agamije gusesengurira hamwe ibijyanye n'ingengo y'imari igenewe kurwanya imirire mibi mu bana. Atangiza aya mahugurwa perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Honorable Donatille Mukabalisa yavuze ko umusaruro witezwe ari uko hazamenyekana ibikorwa by'ingenzi inteko ishinga amategeko igomba kwibandaho kugira ngo ikibazo cyo kurwanya imirire mibi gikemuke kandi n'intego u Rwanda rwari rwihaye igerweho. Yakomeje avuga ko hakurikijwe uko ibintu byifashe ubu ngubu hakiri urugendo rurerure rusaba imbaraga n'umuhate kugira ngo iyo ntego ibashe kugerwaho. Igipimo cy'imirire mibi mu bana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko mu mwaka wa 2014-2015 cyari kuri 38% kizaho gabanuka amagingo kikaba kigeze kuri 33%. Intego nuko muri gahunda yo kwihutisha iterambere NST1 igeza mu mwaka wa 2024 ariko nyine icyo gipimo cyaba kigeze kuri 19%. Abagize inteko ishinga amategeko bari barabonye iki kibazo cy'imirire mibi mu bana mu ngendo bakoze hirya no hino mu gihugu ubwo basuraga abaturage. Imyanzuro ku bibazo byagaragaye ikaba yarashyikirijwe inzego bireba. Hari itsinda ry'abanyamerika riri mu Rwanda bifuza kuhaguma bagatura ndetse ubuzima bwabo akaba ariho babukomereza ntibazasubire gutura iwabo. Turi kumwe muri studio na Divin Uwayo. Ikaze. Urakoze cyane GDS. Divin uturutse kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda aho iri tsinda ry'abanyamerika ryari riri risobanurirwa ibijyanye no kuba mu Rwanda. Wasanze ari bangahe
ukurikije n'imyaka yabo bafite ikihe kigero? harimo abana bakiri batoya ariko bo ni batoya nyine bari kumwe n'imiryango yabo, ni abana bari muri iyo miryango. navuga ko ni abantu babarirwa hagati ya 15 na 20. hanyuma barimo ingeri zose, harimo abakuze, harimo n'abagabo n'abagore b'ibikwerere. navuga ko rero ni abantu bari mu ngeri zose, harimo nyine n'urubyiruko. ibyiciro byose by'abantu birahari, uhereye ku bato kugeza ku bakuru. hanyuma basobanuye impamvu ki bavuga ko bashaka bifuza kuba mu Rwanda. bavuga ko bagiye babeshywa cyane kuri Afurika, uko Afurika iteye n'uko abahatuye babayeho, ariko bakabeshywa bazi neza ko ubundi ariyo nkomoko y'ababyeyi babo, kuko muri bo harimo abatari bakageze muri Afurika, bageze muri Afurika nyine ari bakuru mu rwego rwo gutembera bisanzwe, hakaba ariko n'abari baravukiye nyirizina muri Afurika bakajya muri Amerika ari batoya. navuga ko ni movement cyangwa se niba nabyita ubukangurambaga, ni ikintu gihari muri Amerika cy'abantu bafite inkomoko n'imizi ku mugabane wa Afurika bifuza kugaruka gutura muri Afurika. impamvu nyinshi batanga bavuga ko usibye kuba barabeshywe, harimo n'ikintu gikomeye cyo kuba umwirabura hariya adahabwa agaciro akwiye. bati ntago aka kanya mu kinyejana cya 21 abantu bakabaye birirwa baririmba ngo ubuzima bw'umwirabura bufite agaciro, Black Love Matters, kandi mu by'ukuri tutarabona umuzungu we arimo kuririmba ibyo bintu. bisa naho tubaho twisobanura, bisa naho tudahabwa agaciro uko bimeze. rero u Rwanda dukurikije twebwe n'abantu bafite mikoro JDS bagire ngo na bantu baranga babayeho nk'uko bireba nyine barishoboye, n'abantu bafite ubumenyi butandukanye, n'abantu bafite amafaranga yo gushora imari mu bikorwa bitandukanye, yewe bamwe baranatangiye. so navuga ko rero nta nubwo na hano honyine bashoye imari ku bihugu byo muri Afurika. hari nk'umukecuru wiyita Mama One Africa, we afite niba navuga ngo ni hoteli muri Ghana. we n'umuntu wamaze kwibona muri Afurika cyane, uvuga ati hano ni iwacu, niho nshaka gutura. hanyuma Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabakiriye, ibabwira iki? bo bamaze kugira icyo kuganira na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, baganiriye babyakiriye bate? bishimye kubera ko bababwiye ko hano ntago bakeneye kwisobanura, kubera ko uruhu rwabo nabo baje basanga birasa. aho ngaho ntago bizabasaba kwisobanura ngo twe turahanga, ntago bizabagora cyane. nta vangura, kandi usibye no kuri bo no ku bandi babwiye ko mu Rwanda nta vangura rihaba. umutekano wo bamwe bahamaze igihe, hari abahamaze hafi umwaka, hari abamaze amezi 6. u Rwanda bararuzi, ibyinshi bagiye babisoma ku makuru no ku mbuga nkoranyambaga. baganiriye rero n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ni Professor Nshuti Manase. abaha ikaze, ababwira ko bakiriwe, bazakomeza no kwakirwa neza. ariko twamubajije niba hari icyo nakwita ngo kubakira by'umwihariko, kubera ko ubusanzwe abantu baje mu Rwanda, uwifuza kwinjira mu gihugu hari inzira zisanzwe z'amategeko zizwi, uwifuza gutura hari inzira zisanzwe z'amategeko zizwi, byangombwa bitangwa n'ibiro by'abinjira n'abasohoka. ariko umva icyo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Professor Nshuti Manase yasubije ku bijyanye no kubaha umwihariko. kuri ubu ngubu kuko hari uburyo busanzwe bw'abantu basaba impapuro, passport n'iki, njyana niko umuntu yavuga, ariko kuko ni benshi cyane, saba ngabo nyine ni benshi baje baciye mu bihugu byose, bashima igihugu cyacu, bashima ukuntu tuyobowe, bashima umutekano wacu n'ukuntu tubakiriye nk'abanyarwanda cy'abanyafurika. ngira ngo abantu babyigaho, ariko ku bw'ubu ngubu baca nyine mu nzira zisanzwe twemeje ko umuntu yasaba umwe n'igihugu no kunama mu gihugu cyacu. ariko nyine bafite n'abageni bene babo bashaka kuza, ndetse ngira ngo igihugu nka Ghana cyatangiye porogaramu yo cyakira abantu bavuye muri Amerika, kandi Back to Africa ni big project yabo, bazana amafaranga menshi cyane, nk'uko nakubwiye n'ubumenyi twese twifuza. ariko nk'abene bacu b'Abanyafurika nyine turabishimira, ntabwo twasubizayo, ni byiza kubakira. uwo ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Professor Nshuti Manase. hanyuma Divin, ubu hagiye gukurikiraho iki?
ikigiye gukurikiraho ni uko bakomeza imirimo yabo, kwari ukubaha ikaze bababwira ko nta kibazo kubera ko abatuye bafite aho baba n'ubundi busanzwe mu gihugu. Icyo babizeje ni ugutuza, hanyuma bagakurikiza izo nzira zisanzwe z'amategeko. Ahangaha Minisitiri Inshutimana akaba yavuze ko u Rwanda narwo rurimo kureba niba rwashyiraho uburyo bwihariye aba bantu basa, navuga ngo bari mu cyiciro cyihariye, ni abantu bafite imizi n'inkomoko muri Afurika, niba bashyirirwaho uburyo bwihariye, kuko ni benshi ngo muri Amerika nk'uko nabo babyivugiraga, ni benshi bifuza kuza, kandi abagenda bashima u Rwanda cyangwa nuko bagenda bahanahana amakuru bagenda biyongera. Rero leta ikaba igiye kureba niba hari ikintu hari umwihariko yabaha bitandukanye n'abandi, ariko hagati aho ngaho nabo baraba bakurikiza ibisanzwe bigenwa n'amategeko. Ngero twibutse bari mu kigero cy'imyaka, ikigero cy'imyaka barimo nabivuze harimo abana bato ariko bari kumwe n'imiryango yabo, nk'umwana mutoya wari urimo afite nk'imyaka hagati y'7 n'10, abandi ni urubyiruko afite nka 15, abandi nyine ni ababyeyi b'imyaka 40 50. Ngira ngo urimo mukuru ni uwo mukecuru nakubwiye witwa Mama One Africa, ufite imyaka igera hafi kuri 75 gutyo. Urakoze Divin waje cyane nawe. Dukomeze n'aya makuru. Abaturiye hagomba kuba kurugomero ruzafasha kuhira ubuhinzi mu mirenge 3 yo mu karere ka Nyagatare. Ahangaha ni mu karere ka Nyagatare, barasaba ko rwakwihutishwa. Ariko tubanze mbere uko tujya kuri inkuru, tubanze dukubitire mu karere ka Nyamasheke, aho abaturiye noneho muri santere ya Banda, ari umurenge wa Rangiro, bavuga ko ubu bari mu kizima nyuma yaho inkuba ikubitiye amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba bari bafite, kandi ngo nta wundi muriro ugerayo. Turi kumwe na mugenzi wacu twibaniye Theogene. Mwiriwe? Muraho neza bwana GDS. Muraho cyane. Theogene, uri muri santere ya Banda mu murenge wa Rangiro, havuga iki kibazo nyine cyuko bari mu kizima kubera inkuba yakubise umuriro wabo. Iki kibazo cyabo kimaze igihe kingana iki? Kuvuga inkuba yakubise yabo amashanyarazi yabo ryari, ku buryo ikibazo cyaba kimaze kurambirana? Murakoze cyane nk'uko ubivuze. Rero ndi neza hafi y'iyo mirasire, ni mirasire minini cyane kandi igaragara ko ari myinshi. Ni mirasire hamaze imyaka igiye ku 3, bayibonye muri 2017, ariko ejo bundi muri 2019 inkuba igira irayikubita yose uko yakabaye. Abaturage baramaze gufata umuriro mu bice bitandukanye bya kano gace, dore ko nyine nta muriro wundi uhagera, ni hino hakurya n'ishyamba, iruhande ahandi n'ishyamba. Umuriro bawubonaga ari uko bagiye ahantu bita mw'Ityazo cyangwa se ku biro by'umurenge Irangiro, mu birometero bigera nko kuri 15. ubu rero aya mashanyarazi y'imirasire yahagejejwe n'umuntu uvuka hano mu kano gace, amaze kubona ko hari mu bwigunge, arangije araza arihashyira, ariko bitateye kabiri nyine inkuba iraza arayikubita. Ubu bamaze umwaka wose nta muntu ucana amashanyarazi. Hanyuma ubwo hari gukorwa ikirere kugira ngo iki kibazo bumva ko kimaze umwaka wose bari mu icuraburindi, harakorwa iki kugira ngo bongere basubirane urumuri? Abaturage bahanga bavuga ko mu by'ukuri birenze n'ubushobozi bwabo, ndetse n'uwo nguwo wayihazanye nubwo we atari hano, ariko avuga ko nawe amafaranga yahashyize nibura hakenewe izindi miliyoni 4 kugira ngo bongere babyubake, bongere babikore. Gusa abaturage bahanga bavuga ko bimaze kubahombya cyane, kuko ngubu ndi kumwe na bamwe muri bo, harimo abatangiye gushinga za salon de coiffure, harimo abacanaga mu ngo zabo. Ngira ngo wenda bigukundiye ukama nk'umuntu umwe nkavugisha bake. Hari ikibazo? Nta kibazo. Muraho neza? Yego. Aya mashanyarazi yanyu y'imirasire mumaze umwaka mutacana, mu by'ukuri byagenze gute? Aya mashanyarazi bari baduhaye tuyakoresha mu bwogoshi, nkanjye narogoshaga, none ubu ngubu sinyogosha kubera ko amashanyarazi yagiye, kandi ubu ngubu umwaka ushize wose tudakora kandi turasoreshwa, kandi ikindi nanone ubu ngubu batugira imwe batwongera bakadukorera n'amashanyarazi twongera tugakora. Bivuze ngo mwarahombye kuba amashanyarazi atagikora, kandi ahangaha abanza nta wundi mashanyarazi yigeze hagera kuva kera hose? Nta yandi mashanyarazi twe tubona rwose. Nari mfite itara rya Nuru n'irya Tura riva kuri ry'ubuhinzi. Ubwo nyine umuriro nari nawufashe ku mafaranga 150, hamwe no ku resitora nyine ndishyura, nta deni nari mbarimo, ariko batugiriye impuhwe abana banjye bakigira habona, n'ibyuma naguze na televiziyo ntabwo nyireba, ubu narayifunze. Ubu ngubu mucaginga hehe cyangwa se ibindi bikenera umuriro mubikora hehe? Reka bishobotse nafashe agapano katubura
niko naciye insinga niko ncaye ingo telefone iyo mbonye ubushobozi. Abandi babigenza bate bo? Abandi bajya mu cyazo niho hafi umuriro wo ku mashanyarazi n'uramamo irangira ntabwo bafite posta icaginga amatelefone amabatiri yacu. Yego GDS rero nkuko warumbajije ngo niki kirimo kirakorwa, urebye nta kiri gukorwa kuko amakuru mperuka nuko hari hatarumvikanwa hagati ya wazanye amashanyarazi ndetse n'akarere icyo bakorera amashanyarazi kugira ngo ngire akore. Murakoze cyane Theogene twibanire. Murakoze cyane, bwo turakomeza gukurikirana iyi nkuru turabwira ibindi bikurikiraho. Biza gukurikirana bazakubitubwira mu makuru ataha. Urakoze cyane. Hanyuma abaturiye hagomba kubakwa urugomero ruzafasha kuhira ubuhinzi mu mirenge 3 yo mu karere ka Nyagatare, bo barasaba akarere kwihutisha itangira ry'imirimo yo kurwubaka kuko ngo bamaze igihe bategereje uru rugomero ngo babone uko buhira imirima yabo, ariko nyine na n'ubu imirimo ntiratangira kuva muri 2018. I Nyagatare turi kumwe na Maurice Ndayambaje. Turabangamirwa kuko ntabwo tweza, ariko urwo rugomero ruramutse rubonetse tukaba twabona uburyo twazajya twuhira n'umusaruro waziyongera. Amakuru yo kubaka uru rugomero ruzwi nka Muvumba Multipurpose Dam yamenyekanye mu mwaka 2018 ndetse muri ibyo bihe abaturage bari bahafite imitungo batangira guhabwa ingurane zayo. Ni urugomero biteganyijwe ko rugomba kubakwa kuri hegitari 7,380 ziri mu kagari ka Ndego mu murenge wa Karama w'inyigo y'ibanze yagaragaje ko mu buhinzi ruzuhira imyaka ihingwa muri iyo mirenge 3 irwegereye hariyo Karama, Gatunda na Rukomo. Nayo mpamvu abaturage bo muri iyo mirenge uko ari 3 bari baratangiye kwitegura ko ubuhinzi bukorerwa igasozi bushobora gufata indi ntera nziza bujya mbere. Kugeza ubu ariko nanone urwo rugomero ntiruratangira kubakwa. Ibyifuzo byabo akaba ari uko inzego z'ubuyobozi bireba zatanga igihe imirimo yo kurwubaka izatangirira kugira ngo nawe bibafashe gukora igenamigambi muri ubu buhinzi. Kutwangiriza nuko izuba riva ntitugire icyo dusarura nyine. Ntabwo dusarura bitewe nuko izuba rirava ryamara kuva tukabura ubwe ntidusarure, nawe urabyumva. Mu myaka nk'ibiri tubona twezamo nka season 2 izindi ugasanga zirahomba kubera kubura imvura igihe cyane cyane nk'ibyo mu kwezi kwa byo tuzahinga nko kwa kabiri. Ikibazo cyo kuhira leta idufashije gadushingira bya byuhira imusozi twaba twogenze neza, rwakwihutisha rukaza rukadufasha ko urabona muri iki gihe cy'impeshyi tuba dufite izuba, imyaka rero ruje rukadufasha imyaka yacu kera neza nta kibazo tuba dufite. Imvura turateganya kwigwa mu gihe cyo kugwa ntigwe mbere ikabura imyaka yacu izuba rikayica, ariko dukoreye kiriya kiyaga vuba twagira tukaza twuhira imyaka yacu ku gihe kuko tuba twahindeka. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Rurangwa Steven yasobanura ko uyu mushinga ugihari ngo cyatindije imirimo kwari kubanza gutanga ingurane ku miryango yose yari hafite imitungo aho urugomero ruzubakwa. Navuga rero kuri uriya mushinga hatangiye igikorwa cyo kureba aho umushinga uzakorera ndetse n'abari bahafite ubutaka bagatangira guhabwa ingurane zikwiye. Ubu navuga yuko mu by'ukuri harimo hasoza icyiciro cyo kugira ngo buri wese wari uhafite ubutaka umushinga uzakorera abe yakwishyurwa, noneho hasubireho kureba ikindi cyiciro cyasubira. Ariko icyo navuga cyo ni uko ugiye ufite ibyiciro uburyo uzagenda ushyirwa mu bikorwa. Ubu nakwizeza yenda abagenerwabikorwa nangwa se bazagira inyungu kuri uwo mushinga ubwo hashojwe kino cyiciro cyo gutanga ingurane ikwiye. Ubwo ni ngo hagiye gusubiraho ikindi cyiciro cyo kuvuga ngo inyigo yarakozwe noneho hareba amafaranga yo gushyira mu bikorwa uwo mushinga. Amakuru yandi atangwa agaragaza ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha 2021 haribwo inyigo ivuguruye y'urugomero izatangira ndetse hatangira isoko rutangire kubakwa. Uretse kunganira ubuhinzi, urugomero ruteganyijwe ko ruzatanga amashanyarazi angana na kilowati 740 aho inyigo yagaragazaga ko ingo 1000 zaturiye zizacanirwa umuriro kandi uri ku rwego rwo gufasha ibikorwa binini birimo inganda, hakiyongeraho no gutanga amazi y'amatungo mu mirenge ikorerwamo ubworozi nka Nyagatare, Karangazi na Rwemasha. Urwo rugomero kandi rukazubakwa mu gihe cy'imyaka 5 rukazarangira rutwaye miliyoni 170 z'amayero, ni ukuvuga akaba miliyari 170 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo byose bizakorwa ku nkunga ya Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD. Maurice Ndayambaje mu karere ka Nyagatare. Arakoze Maurice Ndayambaje. Mu bitekerezo byanyu byibanza hanini kuri iriya mirasire yo mu karere ka Nyamasheke yakubiswe n'inkuba. Bosco Nyamagabe ataba abaturage rwose inkuba yarabahemukiye, leta nibarwanaho harebwa uburyo babona amashanyarazi yasanzwe kandi hano Nyamagabe dukunda amakuru mutugezaho. Arakoze cyane. Hassan Nzayiturikiye urutonde ati ntiharebwe ukuntu aho hari ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi uburyo nyine gikemuka, icyo kibazo gishakirwe umuti, iterambere rikomeze muri abaturage bo muri santere ya Banda mu karere ka Nyamasheke. Sibomana Samuel we aragira ati ntiharebwe uko abo baturage bakorerwa iyo mirasire y'izuba bityo babashe kwikura mu icuraburindi, mbese babashe kwikura mu mwijima bamazemo umwaka wose. Ntabareshya ari Defonse niwe duhiniyeho, aragira ati ntihagire igikorwa iyo miyoboro y'amashanyarazi ikorwe bityo abaturage biteze imbere. Natwe mu mudugudu wa Gihunika dukeneye umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amazi. Tufata akaruhuko nyuma ko turakomeza.
niko ja karame igihe watuye ibyo bishyimbo nturasoza ngo ngere nigire mu murima urabona bitarangiye se erega birimo injonjori nyinshi kubitoranya rero birasaba kubyitondera ahubwo se mama ibi byo watuye simba nazuzuyemo do ndebera nawe ariko se konzi ko mba nabyitondera ubu si nabyo ni injonjori cyangwa n'amaso yanjye atabona nyamara mama ushobora kuba ufite ikibazo cy'amaso wa mugani wa amaso yanjye si mazima pe kuko uretse n'iby'imbuto iyo bugorobye mbona icyezezi mu maso yanjye ibyo mwavugaga nabumva wibikerenza nabonye n'ejo bundi nguha amafaranga ubanza gucishiriza ngo nangahe erega ibyo nkubwira nzi impamvu ntiwibuka ikibazo nari mfite n'abasha no kwicira inzara abuzukuru banjye bangera imbere nkabayoberwa yewe nanasoma muri Bibiliya inyuguti zikanca mu maso ndabyibuka ariko saho ngiriye ku ishami rivura amaso ikibazo nticyakemutse umva rero nkubwire nawe nutajya kwisuzumisha ayo maso yawe uzisanga wahumye burundu da ewe numvise iryo umbwiye ikibazo cyazambaho ninjye waba wizize kenshi biratugora kumenya niba amaso yacu ari mazima kugeza ubwo tuba tutakibasha kubona neza kugira ngo rero ubuzima bw'amaso yacu buzira umuze turasabwa kuyisuzumisha tukamenya uko duhagaze basanga ufite ikibazo bakakuvura bitihise ugahabwa indorerwamo mwe muri munsi y'imyaka 40 mwisuzumishe kenshi amaso mumenye niba nta kibazo mufite naho mwe murengeje iyo myaka murakangurirwa kwisuzumisha amaso yanyu buri mezi 18 kandi uko imyaka yiyongera mukazirikana ko ubuzima bw'amaso buhinduka ndetse kenshi na kenshi bikaba ngombwa kwambara indorerwamo mu gihe usanze ufite ikibazo cy'amaso bizagufasha kubona neza kongera umusaruro mu kazi kawe kubona ibigukikije no kugira ubuzima bwiza One Sight hamwe na Minisiteri y'Ubuzima biratwibutsa ko amaso yacu ari bwo bukungu bwacu turasabwa rero kugana ibitaro byose bya leta biri hirya no hino mu gihugu tukisuzumisha amaso yacu dukwiye guca wa muco uvuga ngo amaso niyica niyapfa intera ikaba ngo iyo ubona neza isi kubera nziza hagamijwe kugera ku ntego u Rwanda rwiyemeje yo guhashya indwara z'inzoka zo mu nda na bilariziyoze bitarenze umwaka wa 2024 Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye n'umushinga wa End Fund iri mu bushakashatsi bugamije kumenya uko izi ndwara zihagaze mu turere twose tw'igihugu kugira ngo hongerwe imbaraga mu kuzirwanya no bushakashatsi buteganyijwe kuva tariki 16 Ugushyingo bukazageza ku 25 kubuza uyu mwaka wa 2020 iyi gahunda irakorerwa mu midugudu 300 yatoranyijwe mu mirenge 150 buri mudugudu watoranyijwe ukaba uhagarariwe n'ingo 20 zatoranyijwe ku buryo bwa tombora buri rugo ruhagarariwe n'abantu nibura 3 bo mu byiciro by'imyaka bikurikira umuntu wa mbere ari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 4 umuntu wa kabiri ari hagati y'imyaka 5 na 15 naho umuntu wa gatatu ni ukuva ku myaka 16 kuzamura abo nabo batoranywa mu buryo bwa tombora abazasangwa mwizi ndwara bazavurwa ku buntu mu bigo nderabuzima bibegereye abatoranyijwe twese rero twitabiriye iyi gahunda kandi tugira umuhigo wacu wo guhashya indwara ziterwa n'umwanda twirinda kwituma ku gasozi tugira aho dukarabira intoki dukoresheje amazi meza n'isabune hafi y'umusarane izi ndwara ziragatsindwa ese mwari muzi ko bimwe mu byago bikomeye zitera harimo nk'igwingira ry'abana igabanuka ry'amaraso mu mubiri kuba zahitana umuntu ndetse n'izindi duhagurukire kuzihashya rero ubu butumwa mubugejejweho na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya malaria n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda ku nkunga y'umushinga wa End Fund. bahungu mwe ese ko witse imitima amajyambere igihembwe cy'ihinga gisige nta n'ibiri 10 isaruye koko nyamara ariko narakubwiye ntigisubizo cy'abahinzi nitubura urananira ntibatanga imbuto zizewe bakaguha ifumbire mvaruganda imirama y'imboga ndetse n'ibindi byinshi bituma umuhinzi abona umusaruro utashwe ariko urabizi noneho ufashe icyemezo pe tera intambwe gusa ibindi umukangurambaga watubura azabigufashamo azakwigisha uburyo bwiza bwo gutera asura umurima wawe kenshi nawe kandi aho uzajya ugira ikibazo ntugatinye kumubaza nibyo ikindi ibyo uzajya utumiza bazabikugezaho ku gihe kandi ubifate hafi byihorere ndatangirana n'iki gihembwe cya bergos ese waruzi n'ikindi ikiye kandi mu rwego rwo gukomeza gufasha abahinzi twese gutubura umusaruro tubura yafunguye amarembo mu turere twose two hanze ya Kigali
urashaka kuba umuhinzi wa kijyambere ukihaza mu biribwa ugasagurira n'isoko? Tubura n'umufatanyabikorwa wizewe uzatuma inzozi zawe ziba impamo. Aya mahirwe ntagucike rero. Fata telefone ukanda akanyenyeri 801 akanyenyeri 8 urwego uvugane n'umukangurambaga wa Tubura ukwegereye, cyangwa se uhamagare ku murongo utishyurwa wa Tubura 2580. Bitihise ugane ku biro by'akagari bikwegereye. Ibyo dutanga byizewe, umusaruro mwiza. Mu ijoro ry'umuturage, abaturage bo mu karere ka Nyagatare baravuga ko ikibazo cyo konesha imyaka mu murima cyavugutiwe umuti. Baganiriye na Valence Niyonkuru. Ijwi ry'umuturage. Mbere hari urugomo kuko wahingaga nk'imyaka yawe wajya no kuvuga imyaka yawe ugakubitwa. Ariko ibintu biri kugenda neza. Bisa n'ibyagabanyutse kubera yuko ubuyobozi iyo wonesheje burabahuza bakakubaza ati se byagenze gute, wonesheje bakamuhana cyangwa se bakumvikana nta kibazo bakabyirangiriza ari babiri. Ubu ngubu umuntu asigaye akoneshereza, wabwira uwisibo mukajyayo, ubwo mwamara kuhagera bakagera mu bwone, yagira ngarananiranye bakakwandikira ukajya ku mukuru w'umudugudu, ubwo naho byananirana mukajya ku kagari, ubwo hasigaye bakamuca ibihano akabyemera akabitanga. Ubu ngubu igihe tugezemo byabaga kera, inka zirara zigenda, zararaga mu garama zirara zirisha. Igihe tugezemo ngubu umuntu asigaye aragira mu ifamu ye, yakwira umuntu akazicyura mu rugo akazugarira, keretse wenda zigize nk'ibyago zigapfumura nijoro nk'igihe cy'ukwezi zijya zigapfumura, ariko utabishyizemo uruhare. Ariko none igihe tugezemo umuntu asigaye aha agaciro imyaka, mbese biruzuzanya ubworozi n'ubuhinzi. Byapfiraga mu buyobozi bwo hasi, ni ukuvuga ngo umuntu yafataga nk'inkazi agaturira mu murima mu myaka nk'ingiyi, yamara gushyira mu myaka wajya kubigeza wenda ku muyobozi w'akagari, umuyobozi w'akagari akavuga ati ikibazo cya twakimenye tuve mu maso. Ariko ubu ngubu naho bikiri, uramutse uyifatiyemo ni ukuvuga ngo ubuyobozi bugukemura ikibazo uko kiri, ukumvikana n'uwo muntu, niba ari ukukuriha akakuriha, ariko ibyo bikagira uruhande rumwe. Mbere hariho ibintu by'akarengane, ariko none akarengane kubera ubuyobozi bwiza, akarengane karacitse, karagabanyutse. Ubuyobozi bwashyizeho itegeko ko inka izajya ikandagira mu murima w'umuntu bazajya babara ibinono, bya binono bakabirihirira byakandagiye mu isambu y'umuntu. Hari ahahinze iriya mirenzo hose ni ibisheke byari birimo, nayo imaze kubitakaza amafaranga arenga 100,000 guhinga bitarimo. Abo ni abaturage bo mu karere ka Nyagatare bavugutiye umuti ikibazo cyo konesha imyaka yabo. Twaganiraga mu ijwi ry'umuturage, dufite tujya mu makuru ya siporo. David Mugaragu ikaze. Akoze ku mikaze GDS. Ubu haravuga iki cyane muri akanya? Ikiri kuvugwa ni shampiyona y'ikiciro cya mbere umupira w'amaguru mu bagabo, aho kuri uno munsi hategerejwe imikino igera kuri 3. Imikino y'umunsi wa kabiri wa shampiyona, Mukura irakira Sunrise kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Uyu ni n'umukino muza gukurikirana kuri Radio Rwanda, ndetse Musanze na Muhanga nawo uza ko uri kubworoherana nawo muraza kugenda mukurikirana, ndetse Etincelle iza kwakira Espoir yo muraza kugenda mukurikirana update. Ku munsi w'ejo ekipe ya Kiyovu Sport izabikirana na Marine. Imikino ibereteje kuri no mu Sport na Rutsiro wasubitswe, ndetse no Rayon Sport na Bugesera yasubitswe kubera ko Rayon Sport na Rutsiro no makipe yombi kugeza ubu ngubu ari mu kato nyuma y'umukino wari wakiniye umunsi wa mbere waje kongera banganya igitego kimwe kuri kimwe. Ku mukino rero ekipe ya Musanze yakira Muhanga, niyo mpamvu twifuje kubaza abanyamusanze cyane ko n'umukino wa mbere bagiye gukina, kuko umukino wa mbere bagomba gukina n'ikipe ya APR ko ari muri Kenya igiye gukina umukino wo gushyira Champions League ntibakina. Musanze rero yitegura kumuruka mu kibuga mu kanya mu minota mike iri imbere. Niyo turi kumwe ku murongo wa telefone na team manager na ekipe Ibrahim. Wiriwe neza? Mwiriweho neza Mugaragu. Ni shampiyona 2021 Musanze no mukino wa mbere igiye gukina. Ekipe ya Musanze mwiteguye gute uno mukino mugiye kwakiramo ekipe ya Muhanga? No mukino twiteguye neza 100%, dore ko umunsi wa mbere ntabwo twakinnye kubera ko ikipe ya APR yari gukina CAF Champions League. Abasore bacu kubakinnyi bahagaze neza, abatoza konsigne nabo bamaze kuzitanga, ubigisigaye no kuza kwerekana ibyo dushoboye nka ekipe ya Musanze dushaka amanota 3 ya mbere. Turabizi neza ko shampiyona ntabwo iba yoroshe, ariko mu bushobozi abayobozi baduhaye ese n'imbaraga z'abakinnyi bacu, icyo tugiye gushaka kuri uyu munsi na amanota 3 y'umukino w'umunsi wa kabiri wa shampiyona. Hanyuma ukurikije ko mwiteguye urabona intsinzi iboneka no munsi?
birumvikana cyane bigereranyije n'imbaraga twashyizemo mu kuzamura ubusatirizi. Twari twaragize kunganya kwinshi muri shampiyona ishize ku mikino yo mu rugo, ndetse twaragiye tugira n'ibibazo mu myaka ine ishize kudatsinda umukino wa mbere ufungura shampiyona. Ibyo byose twabiganiyeho n'ubuyobozi ndetse n'abakinnyi n'abatoza, batubwira ko uyu munsi ari wo munsi wo kugira ngo dukureho iyo record imaze iminsi imyaka igera kuri 4 tudatsinda umukino ufungura shampiyona. Sawa, amahirwe masa. Murakoze cyane, turabashimira cyane, natwe tugiye kwitegura tunyarukire mu kibuga mu kanya. Hanyuma rero muri volleyball ni Mukunzi Christophe, uyu wamenyekaye mu makipe agiye atandukanye, yaramaze igihe akina ikipe ya Leg Volleyball Club. Kuri uno munsi akaba yasinye amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya UTB. Reka noneho nsoreze rero mu iteramakofe aho Floyd Mayweather wamenyekanye cyane, uyu akaba yarabaje no gukina imikino 50 yose mpuzamahanga ataratsindwa. Novuga ngo yarimo afite ibirobwo birimo hagati ku myaka 43 rero yari yarasoje kariyeri ye, ariko ubu ngubu mu kwezi kwa kabiri kumwaka utaha akaba azarwana n'uwitwa Logan Paul. Uyu ni umuntu umenyerewe kuri YouTube cyane, umukino biteze ko abantu benshi bazabitabira kureba. Muri Tyson yazagaruka ku buryo bahura n'ubo kareka ntabwo yagaruka. Tyson yarashize gukina byo kwishimisha. Urakoze cyane David Mugaragure. Nta kandi duhiniye amakuru twari twabateguriye kuri aya manywa, twonye duhuriye saa 8 mandi makuru aba agezweho.